gari waranyatse yana ngo nakwanga ukora nyine nawe urabibona ko shakwari waraguze shana n'ubwari cyane pe nuko nyine hari ibyo umuntu aba wugiyemo hariya nyine hanze bityo gato ariko nyine ubuzima buragenda nyine bugakomeza tu telefone Sheri se ko wagira ngo uri kurya nawe zafiwani yari ngorora nawe zafiwani oyo shanda hari ndaje yego shari nakuzaniye n'imana impano shana kibazo izane ndayakira ni sirimburinze sawa akira ndaje ngiye ku muhanda gato ugiye kugira ute hari tugiye kuzana nta kibazo wihute sawa ukanga abantu bite byawe ushaka iki maritaraho nawe uhari nishimye n'ubundi nta nubwo nari mukeneye mbere iki se urareka nkubwire Marita aramemukiye gute se uzi ukuntu yamemukiye n'ikimenyimenyi reba impano njye nari muzaniye reba wari umuzaniye impano se yisutiye Yesu impano yisutiye akira shyiraho ngaho ni ya Marita igihe yaramemukiye bikomeye mbese ko numva ufite ikintu gihangane ihangane wirira yandutije karema hariya hepfo uzi ukuntu yandutije uyihangane sibyo ihangane nukuri pe ihangane bibaho sibyo kandi ntugire ikibazo sibyo ihangane ubwire iki buriya ni ukuri ndagukunda
nyine birumvikana pe kandi ni na byiza sibyo uzi uko akimara no kumbabaza namubwiye yuko mukunda mubwira ko nkunda ndetse wabimubwiriye iki ariko ibyo nta kibazo sibyo nta kibazo ihangane bibaho narabimubwiye ngo azabikubwira iyi nta kibazo iyo nkurabizi buriya iyo nkubonye numva ndonye Yesu umuzungira ngo ndumese ingota ku kibuno cy'umutima wanjye uko umuzungu bafite n'amashanyarazi nyifihangane uzabona undi muntu uzaguhoza sibyo azaguhoza pe azakwibagiza biriya bintu byose ni ukuri wabinyibagisha buriya uzabyibagirwa wowe ntugire ikibazo gusa icya mbere ni ukwiyakira mu mutima wawe ukumva yuko nta kibazo na kimwe naho ibindi byose ni amahoro none se urangunda nta kibazo ngunda nk'ikihe giti ukunda nk'igiti cy'umubirizi urabona ko kitera imbuto bakeza nawe wabibonye se uzi abantu babimbiye ko nari benshi ni nk'icyayose ibaze nanjye niyongeye mu cyayose ubwo yabaye icya menshi ariko uzi ko ari nazo afite wana icya menshi uramba nzifite njye mukunda ng'ubugari iyo mufite isosi nziza uramanuka nta n'amaferi kinde kurese nawe uranyihindutse koko subiramo ibyo ari ukuvuga ngo ntacyo nabyumvise bisubiremo nta kintu navuga kandi agasore uri agasore k'amafuti none si kwini si inshuti yawe si ufu uri kunyoshya atambeshye amafuti gusa izo amezi atatu gutsinze aho ngaho agira kumbwira akankorewe nuko mwirutse ngo mbere kujya aho mbere umugabo ukuntu bingize uko bimwikiye no kumubwira nuko nta n'umuntu mbonye ariko byari binyishe kabisa nabitsebeye mu rubyiruko pe kiri kureba ikisi n'ibyisoro bimwe by'umutuku bagita gipira cyane naraje muri aka gapira ntabwo uziho nagateye ipazi kaba kari ku iseri niyo nakamesha ntabwo bizi wowe genda uramabwa wabwawe nawe niba ndi imbwa ndamaze wowe utari imbwa si wimariye uri kwijije se nyebe byo bagukoreye gusa baragupodapoze wallahi namaze si yuko biriya bintu bagukoreye bakira bikubita abana wallahi shaka gusa bayi pe wambwawe nifatire n'isutiye ya mere ubundi nayo nyemwebye wongera kuyiha igikobwa ariko nanjye nzanagisha